Minisiteri ya Siporo niyo yaje kureba ikibazo gihari, ikipe ubwo yari isigayemo Ngabo, Patrick Namenye, Dafu witwa Adrien n'abandi bakozi basanzwe. Birumvikana ko bagomba gushaka igisubizo, niyo mpamvu bafasha aba vice president babiri ba Rayon Sport bari bareguye, aribo Ngoga Roger, nubwo yabikoze kuri WhatsApp niho yandikiye ko yeguye, abamusaba kugaruka kugira ngo ayobore uko kwezi n'igice cyangwa abiri haboneke uzasimbura Jean Fidel abe president wa Rayon mu buryo buhoraho. Okay, undi ntibyari gukunda Kayisire kuko yari ari muri Minisiteri ya Siporo, umva ntiyari gufatanya iyo mirimo ibiri, kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru ari no muri Minisiteri ya Siporo. Harimo ikintu nyine cy'akazi nyine kadahura kwa. So Ngoga Roger rero afata ikipe mu gihe gito yayifashe, nibwo abasaza bakomanze mu nzego zo hejuru baravuga batariko iyi kipe twigijweyo ariko turabona itangiye nabi, imeze nabi, irandagaye, ni muyiduhe tuyishyire ku murongo. Ambo patoke icyo babemereye nuko bagomba kubanza gushyira hamwe. Ubwo natangiye kwinjira mu miriro. Minisiteri yinjiye mu kibazo cya Rayon isanga aya madeni ya miliyoni 400, abakinnyi amaze amezi 2 badahembwa, amazu bakodesha Rayon Sport ikodesha abikorera ibiro ntibyishyuye amezi hafi 2, ubahageze mu kwa gatatu basanga abakinnyi nta gaprime baheruka, basanga hari ibirarane bya recruitment z'abakinnyi, basanga hari inzu ebyiri z'abakinnyi babamo zitishyuye zore ikodesha, basanga hari imodoka zitishyuye, basanga aho Rayon Sport yakoraga Rukare Oasis ntihishyuye kwa Jean Fidel, basanga ibibazo n'uruhuri. Nibwo bamenye ko burya Diego Jean Fidel yayoboye ikipe, ariko icyo bashinjaga bayoboraga Rayon mbere ngo mwigireyo, ngo ni gute mwananiye kubaka ikipe, ngo igire amafaranga, ngo ibeho n'ibindi nti, basanze byavuye kuri bad biba worse, niko abongereza bivuga, byavuye ku kuba bibi biba bibi cyane. Basanze bigoye kurusha, kuko mbere batekerezaga ko hari umuntu yishyuje ku kibuga agafata amafaranga ya score akagira ate yatunga ikipe, ariko basanze iyo reality idashoboka. Burya na Jean Fidel ngo yaravuze ati uzaza kuyobora Rayon icyo cyazaza kizi biravunnye, financially biragoye. Even now dite zakozwe kuri Jean Fidel basanze hari amafaranga yaburiwe irengero, ibaze kuri Jean Fidel, kandi bose bemenya ko tayariye, ariko nyine ikipe igira expenses twa hato na hato, utwa hano twaha, abo tuntu twinshi dutwara amafaranga muri ikipe, kandi utabona ibyo bita supporting document, utabonera impapuro zibijustifia. Ko muri buka Jean Fidel azabaga abantu bayoboye ikipe barayiriye, abandi ngo abayobozi bageraga aba bayobozi bayoboye ngo muri bisambo, ngo ikipe ni gute ngo igira amadeni ngo agera muri miliyoni 800, batoke sawa. Abaga bati dushyiramo yacu amara RGB na Minisiteri ati muvuge muvuyeho nimwigire nta kigenda cyane, hati kipe ntigira biro, none nyine nabayikodesheje urumva ko byateje amadeni y'amezi hafi 3. Hari ibyo Jean Fidel yakoze byinshi byiza, ariko hari n'ibyamugoye kuko ikipe ya Rayon iragoye, irahenze. So kuri pesi rero umupira w'inyarugenge, kurokrita, guhemba, gukodesha ibyo mukodesha byinshi, amikoro yabaye make yakwa, kiri mu byamunanije rero. Byabaye ngombwa ko inzego zikomeye z'igihugu, harimo inzego z'umutekano, hakaba Minisiteri ya Siporo, hakaba Minisiteri, hakaba RGB, zicaranye n'abagabo 16 bo muri Rayon, 16. Ariko muri abo bagabo 16 ubwo harimo nyine abayobereyo, abo bagacinya, abo ba Prosperi, abo ba Tadeyo, harimo abo ba Murenza Abdara, harimo ba Rwagacondo, harimo ba Ruhamyambuga, harimo ba Muvunya, harimo ba Sadat n'abandi benshi. Ariko muri rusange ab'ingenzi babiri Sadat na Muvunyi
basaga n'abayoboye ibikundi bibiri nibo bibanzweho cyane. Barabanje barabaganiriza bose bavuga ko bagomba gushyira hamwe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kidashaka ibintu by'abantu badashyize hamwe. Bamaze kubibaganiriza baravuga ati nimubikora neza mu matora namwe muzamwemerewe gutora. Okay, ambo nawe barabibaganirije. Nyuma bahamagara Muvunyi ukwe na Sadati ari babiri bombo kwa bavuga ati mwabagabo mwe nimwe muyoboye ari amatsinda abiri, ntidushaka ikintu cyo kudashyira hamwe. Mushyire hamwe ikipe dutegura amatora agende abe mu mucyo neza nta kibazo, ibintu namwe muzabigiramo uruhare, donc mugaruwe muri equipe official. Nubwo Sadati we yanakoranaga na Jean Fidel imbere atari yarayivuyemo completely, ariko nyine bamuvunyi baje yabaye boost nibatangiye kuva ziriya rokare z'abakinnyi, ziriya prime z'abakinnyi. Muvunyi washyiraho na prime y'umuzamu Kadime Ndiaye na keeping clean sheet ko atinjizwe igitego akamuha amadolari 100. Ewan birashyuha bakapo batangira kumenaho urufito, ariko bakabikora ngara amatsinda ikitwa special team ya Sadati ndetse n'abasaza bo kwa Muvunyi. Ugasanga abasaza bateranyije yabo wenda bakoze miliyoni 3, special team wenda ikoze mu magana angahe cya miliyoni, nyine bakagenda batanga amafaranga bose bakayakusanyirira kwa Ngogaroje bose. Perezida wa Rayon w'inzibacyuho wa undi wari vice perezida wari wareguye bari bashyizeho ngo abafashe muri icyo gihe gitoya niko nabyita cy'amezi nk'abiri. Okay, barakubise match 6 zikurikiranye rero atsinze kugeza amatora nyirizina. Amatora nyirizina uko yakozwe nuko 1 n'ingingo ya mbere